And this evening, muri mugoroba as I was praying about that, what I would share with you tonight, igihe nasengaga mbaza Imana icyo ndibuganirize muri mugoroba, there's a subject that I've had the opportunity to share with two other groups. hari ingingo nabonye maze gusangiza itsinda rya andi matsinda nasenganye nayo hano, And I was impressed. I ought to share it with you as well. kandi namwe tujye kuganira kuri iryo jambo, And I hope that you really appreciate it, kandi ndizera yuko Imana iri budere umugisha muri iryo because it jambo, has everything to do with God's purpose for our lives, kuko ni icyigisho n'insangamatsiko itwereka umugambi Imana ifitanye natwe, and it directly connects with the importance kandi ni icyigisho kitwereka akamaro of us taking good care of these bodies, akamaro impamvu icyo tugomba kwita kuri imibiri yacu, which have been fearfully and wonderfully made. cyane ko ari imibiri yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi All right, butangaje. before we begin, as we always do, I want to invite you to have a word of prayer. Mbere ko tutangira nkuko iteka tubikora, katuma duce bugufi dusenge. Let's pray together. Kadusenge. Father in heaven, thank you, Lord, for this blessed privilege that I have to be here with all of your children, my brothers and my sisters. I thank you for the blessing of prayer, that we can open up our hearts and call upon your name, and you listen to us. You listen to us as if there was no other human being in existence. Thank you for this great love. Father, we pray now that as we open your word, that you would open our eyes to behold wondrous things out of thy law, and that you would change us. It is my prayer, and this thing we ask in Jesus' name. Amen. Good. We're going to start in the book of Psalms chapter 49 and verse 20. Tugiye gutangira muri Zaburi igice cya 49 umurongo 20. And I'm going to let you know exactly what we're talking about this evening. Ndagira ngo tuze gusobanukirwa ibyo tugiye kwiga uyu mugoroba. It's God's eternal purpose for why he made us. Ni umugambi w'Imana uri mutima wawe watumye Imana turema. In Psalm 49 and verse 20, Zaburi 49 umurongo 20, the Bible says, man that is in honor and understandeth not. Mu zindi Bibiliya umurongo 21 handitse ngo umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge, He is like the beasts that perish. ahwanye n'inyamaswa zipfa. The word honor means man that is of great value, great worth. Kuvuga ngo umuntu ufite icyubahiro ni ukuvuga umuntu w'agaciro. We don't understand the great worth and value that God has invested in Ntabwo us. turi kumva uburemere bw'iryo jambo n'agaciro ry'iby'Imana imaze kudukorera. Bible says then we will just function like beasts. Biravuga ngo rero iyo tutameze nk'uyu muntu ufite icyubahiro, iyo tutameze nk'umuntu ufite icyubahiro ariko utagira ubwenge, And we'll suffer tuhwanye n'inyamaswa and we will zipfa. suffer the fate of brute beasts. Icyo gihe tuzamera nk'inyamaswa zipfa. Most of us, Abenshi muri twe, when we think of honorable men and women, iyo dutekereza iby'abantu bafite icyubahiro, we connect that with social status, akenshi tubahuza n'imibereho rusange abantu bayemo, with possessions, ibyo batunze, with education, amashuri bize, all things that are good in and of themselves, all things that are okay and good. ibintu bigaragarira inyuma, ibyo tubona ko byagaragara nk'ari byiza. But this is not what makes man honorable. Ariko ibyo si byo bituma umuntu agira icyubahiro. If you open your Bibles to the book of Hebrews chapter 2, Iyo usomye muri Bibiliya cy'Abaheburayo igice cya 2, and we're going to start at the 6th verse. tugasoma ku murongo 6. The writer here, under the inspiration of God, umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 2:6 ayobora umwuka w'Imana, he actually quotes from the writings of David the psalmist. yakoresha amagambo n'ubundi yanditswe na Dawidi mu gitabo cya Zaburi. He said, one in a certain place testified, saying, what is man Aravuga ati umuntu ni iki that thou art mindful of him? ko umwibuka, What is man that God would think about cyangwa umwana us? w'umuntu ko umwitaho, Or the son of man cyangwa umwana w'umuntu that thou visitest with him? ko umwitaho. Not only that God thinks about us, Ntabwo ari uko Imana dutekerezaho gusa, but that God would send his son ahubwo Imana yoheje n'umwana wayo to become flesh kugira ngo yambare umubiri and walk with us, to maze be with abane us, natwe, to draw close to us. atwegere. And then the Bible says, None Bibiliya ikomeza ikavuga for ngo thou madest him a little lower than the angels. wamuremye umucishije bugufi abasi amareka ho hato, Thou crownest him with glory and honor, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro and did set him n'ikamba, over the works of thine hands. wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki This is the zawe. way that all of us were made. Uku niko twese The twaremwe. Bible says we were made just a little lower than the Bibiliya angels. iravuga ngo twaremwe dushyizwe munsi y'amareka ho hato. And that when God made us, Igihe Imana turemaga, he crowned us yatwambitse with two things: yatwambitse ikamba, glory ikamba ririho icyubahiro and honor. n'ubwiza. Amen. Amen. I really believe the reason why God crowned us with honor Nizera yuko icyatumye Imana iduha ikamba ry'icyubahiro
is because he first crowned humanity with glory. nuko yabanje kuremana umuntu This is very important. ibi ni ingenzi. If you open your Bibles to the book of Exodus chapter 33 iyo usomye Bibiliya mu kuva icyama 33 and verse 18, murongo 18 we're going to look at an interaction that God had with Moses. tugiye kureba ikiganiro Imana yagiranye na Mose. Moses said to God, Mose yabwiye Imana I beseech thee, I'm asking you, I'm begging you, ndakwinginze show me your glory. nyereka ubwiza bwawe. God responds in verse 19. Imana iramusubiza ku murongo 19 He says, I'll make all my goodness pass before thee, Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye and I kose will imbere yawe, proclaim the name of the Lord before thee. zivugira izina ryanjye imbere yawe, I'll be gracious to whom I will be ko ndi gracious, Uwiteka, and I will show mercy to whom I will show kandi mercy. nzagira ubuntu uwo nzagira ubuntu. I want you to see the whole picture now. ndagira mukurikiye neza ishusho ngari hano. Moses' request to God was, show me your glory. Mose asabye Imana ati wanyeretse ubwiza bwawe. God's response to him is, I will proclaim my name to you. Imana aho kumwereka ubwo bwiza iramubwira iti nge nzavugira izina ryanjye imbere yawe. This is because the name of God ibi bisobanuye ko izina ry'Imana and his glory n'ubwiza bwayo are synonymous. ni ibintu bisa, They're one and the same. kimwe nicyo ikindi. And just for greater clarity, so you get the point, kugira ngo tusobanukirwe biseho, look at verse 17, same chapter. reka turebe ku murongo 17 n'ubundi hano mu kuva 33. God says to Moses, Imana ibwira Mose iti I will do this thing also which you have spoken, n'icyo uvuze icyo ndagikora, because you have found grace in my sight, ko wangiriyeho umugisha, and I know thee by name. nkakumenya izina. Now it's clear to all of us birasobanutse kuri twese that when God told Moses that he knew him by name, igihe Imana yabwiraga Mose ngo imuzi izina, he wasn't informing him ntabwo yamubwiraga ngo that he knew that his name was ngo Moses. izina rye irabizi ko yitwa Mose. He was saying, Moses, ahubwo yaravuga ngo Mose, I'm going to answer your request, ngiye gusubiza icyifuzo cyawe, not only because you found grace with me, atari uko gusa wangiriyeho umugisha, but I know your character. ahubwo nzi n'imico yawe, I know the type of man that you nzi are. uriwe. Name in the Bible is connected to character. izina muri Bibiliya ni imico. That's why I say African culture is still very godly. African culture is still very godly. niyo mpamvu ngo imico ya Kinyafurika iracyarimo kubaha Imana, Because traditionally names here have meaning. kubera ko amazina ya hano afite ubusobanuro, Not like back in the United States. ntabwo ari nko muri Amerika. We name our children after sneakers and cars and things like this. abana bo muri Amerika babitirira inkweto, imodoka, ugasanga bitiranwa n'ibintu nk'ibyo. But here, so we sought to do the same with our child. We called our daughter Heaven. natwe ibyo turacyashaka kumera nk'Abanyafurika. umwana wacu twamwise We Juru, wanted her name to have meaning. kuko twashatse kumuha izina rifite icyo We risobanura. wanted her to know this is where her destiny is. twashaka kugira ngo azakura azi ngo intumbero yawe n'aho ugana ni mu ijuru. Amen. Amen. And so when God tells Moses, I'm going to proclaim my name to you, igihe Imana yabwiraga rero Mose ngo ndashaka nzakubwira izina ryanjye, he's saying, I'm going to reveal my character to you. yaramubwiraga ngo nzagusobanurira imico yanjye. Look at Exodus 34 and verse 5 Reka turebe now. mu kuva 3:4-5. It says, and the Lord descended in a cloud haranditse ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu, and stood with him there ahagarara nawe and proclaimed the name of the Lord. yivugira mu izina ko ari And the Uwiteka. Lord passed by before him Uwiteka anyura imbere ye and proclaimed, arivuga ati the Lord, Uwiteka, the Lord God, Uwiteka Imana merciful, y'ibambe, gracious, n'imbabazi, long-suffering, itinda kurakara, abundant in goodness and ifite truth. kugira neza kwinshi, I keep mercy for n'umurava thousands. mwinshi, igumanira abantu I have imbabazi, forgiven iniquity, transgressions, and sins. igumanira abantu imbabazi But I will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children. igumanira imbabazi igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bigiye igihumbi, ibabarira gukendwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsinzisha na hato abo gutsindwa. Okay, that's great. Amen. You see that when God proclaimed his name, murabona igihe Imana yavugaga izina ryayo, all he did was give a revelation of his character. icyo yakoze ni uguhishura imico He said, yayo. this is who I am. yaravuze ngo uyu ni we njye. That's his glory. icyo nicyo cyitwa ubwiza And the bw'Imana. Bible says that when God made us, Biravuga kandi yatubwiye ngo igihe Imana yaturemaga, he crowned us with glory, yatwambitse ikamba ry'icyubahiro, which lets us know kugira ngo that idusobanurire when God made man, yuko igihe Imana yaremaga he umuntu, made us with a specific intention. yaturemanye umugambi wihariye, And that is that kandi uwo mugambi ni uko we might be intelligent creatures tugomba kuba ibiremwa bifite ubwenge, that reveal the character of kandi ibyo God. biremwa bikaba ari bimwe bihishura imico y'Imana. We were made to reflect God's twaremewe character. kugira imico y'Imana igaragare muri twe. He made us to be merciful, yaturemeye gracious, kugira ngo tugire long-suffering, imbabazi, dutinde kurakara, abundant in goodness and truth. tube twuzuye ubuntu n'imbabazi Are you n'ukuri. following with me? Amen. Bible says this, Isaiah 43 and verse 7. Yesaya 43:7.
It says there, even everyone that is called by my name. Bibiliya iravuga muri Yesaya 43:7 ngo, For I've created him for my glory. wait a little bit. Isaiah 43:7. 43:7? Verse 7. Oh, sorry, I was in Jeremiah. Okay, no problem. Yesaya 43:7 haranditse ngo, nzanira umuntu wese witira izina ryanjye. Sure. For I've created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. Uwo naremeye kumesha icyubahiro, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. This is so important. Iki ni ingenzi cyane. Because many of us, we live our lives, many people Abenshi muri twebwe baba ubuzima bwabo live their lives seeking for purpose for their existence. bashaka umugambi wo gusobanukirwa icyatumye babaho. We seek for purpose for our existence in our marriages. Hari igihe dushakira umugambi kubaho kwacu mu gushaka. We seek for purpose for our existence in our careers. Hari igihe dushakira umugambi kubaho kwacu mu kazi dushaka. We seek for purpose for existence in all types of things. Hari igihe dushakira impamvu y'ukubaho kwacu mu bintu bitandukanye. And though all these things are good, ariko nubwo ibyo bintu byose ari byiza, they're not the purpose for our existence. ntabwo rwose ariyo mpamvu yatumye tubaho. The purpose for our existence impamvu yatumye tubaho is that we reflect the beauty of God's character. ni ukugira ngo duhishure cyangwa tugaragaze imico y'Imana. And any existence mu kubaho ko ari kose that we live kwacu without that focus in view tudafite iyo ntumbero yo kugaragaza no guhisha imico y'Imana agaragare muri twe, is a life tuba tubayeho that ubuzima is absent budafite icyo bumaze, of true purpose. budafite intego nzima. If you're not living your life to reveal the glory of God, niba kubaho kwawe kutagendere kugira ngo uhishure imico y'Imana cyangwa imico y'Imana ishurwe muri wowe, your whole life is like a short-term goal. imibereho yawe ni nko kubaho kw'igihe gito cyane. We should all live our life with a long-term goal in view. Tugomba kubaho dufite intumbero y'ahazaza harehare. And that is to be like God, kandi uko ni ukumera nk'Imana, so that when Christ returns, kugira ngo Kristo nagaruka we will be with God. tuzabane n'Imana. Amen. That's the purpose. Uwo ni umugambi. I want you to see something before I close. Ndifuza ko musobanukirwa kino kintu. God made us very special, Imana turemye mu buryo butangaje, even distinctly different from the angels. yaturemye mu buryo butangaje kurenza yewe n'abamarayika. The most exalted angel that was ever made, umumarayika wasumbye abandi mu baremwe bose wabayeho, and fell from his high position, akagwa akava mu mwanya yaremewemo, was Lucifer. ni umumarayika twaga Lucifer. We now know his name is the devil and Satan. izina rye uyu munsi turarizi yitwa umwanzi na Satani. But before his fall, ariko mbere y'uko agwa, he was an amazing being. yari ikiremwa gitangaje. Ezekiel chapter 28 tells us Ezekiel this. igice cya 28 hari ikintu I batubwira. want you to look at verse 12 with me. turareba ku murongo wa 12, Ezekiel 28 Ezekiel 28 and the 12th verse. umurongo wa 12 It says, Son of man, haranditse ngo, take up a lamentation upon the king of Tyrus, mwana w'umuntu ucurira umwami w'itiri mu borogo, and say unto him, umubwire uti, Thou sealest up the sum full of wisdom, perfect in beauty. umva uko umwami w'iteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Thou wast in Eden, the garden of God. wahoze muri Edeni yango by'Imana. Every precious stone was thy covering. umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro Then cyinshi. it goes on to talk about how the onyx and the diamond barangije bavuga za odemu n'andi mabuye and the y'igiciro gold and the cyinshi na beryl, zahabu, all of these wonderful gems covered his ayo mabuye person yose ari yaragize imyenda yari yambaye, like badges of honor. byari bimeze nka badge z'icyubahiro. Then in verse 14, the Bible says, none umurongo wa 14 birakomeza ikavuga ngo, Thou art the anointed cherub that covereth, wari warasigiwe kugira ngo umukerubu utwikira, and I have set thee so, God says. kandi agushyizeho, sorry, And I have set thee so, God says. kandi agushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. niko Imana ivuga. Lucifer was a covering cherub. Luciferi tubonye umwanya Imana yamuhamagaye yari yaramuhaye wari kuba umukerubi He utwikira. was one of the angels yari umwe mu bamarayika that God appointed Imana yahaye inshingano to stand by his throne yo kwegera intebe yayo y'imbabazi, with wings outstretched akaba afite amababa akinguye to cover the presence of God kugira ngo atwikire ubwiza bw'Imana, as he sat on his throne high and lifted aho up. Imana yabaga yicaye ku ntebe yayo mu ijuru. It's an awesome privilege. Uwo mwanya urumva atari umwanya utangaje. And yet, ariko God has something Imana yari ifite umugambi even more awesome in mind for you. mu bwonko urenze cyane iyo nshingano Luciferi yatorewe. Revelation chapter 3 and verse 21, last book in your Bible. Bibiliya igitabo giheruka ibiri muri Bibiliya, Ibyigisho igice cya 22 Chapter 3, chapter 3 verse 21. Ibyigisho igice cya 3 umurongo wa 21. The Bible says this. Bibiliya iravuga ngo,
it says, to him that overcometh. This is Jesus speaking. uyu ni Yesu ugiye kuvuga. To him that overcometh, aravuga ngo unesha will I grant to him nzamuha to sit with me in my throne, kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, even as I also overcame nk'uko nanjye nanesheje and am set down with my Father nkicara na data in his throne. ku ntebe ye. The closest any angel ever gets to the throne of God umumarayika mu baremwe bose washoboye kwegera Imana mu buryo bushoboka is to stand by the throne. byari umwanya ashobora kugeraho wakura You can ushoboka search your kwegera Bible. intebe y'imbabazi. You can search your Bible. muzashaka muri Bibiliya yose, God never promises to any angel nta mumarayika n'umwe Imana yigeze that they can isezerano sit in the throne with him. by'uko umumarayika azicarana But n'Imana to ku you, ntebe yayo. Ariko but to you, kuri wowe if you give your heart to Christ nuha Kristo umutima wawe and allow him to cleanse you from your sin, maze ukamwemera yuko akwezaho ibyaha byawe, that you might partake of his mind maze ukagira gutekereza nk'uko and live your Imana, life as a new maze creature. ukaba imibereho yawe nk'icyaremwe gishya. Jesus says, if you Yesu let, aravuze ngo if you let me live in you, nureka yuko njye mba muri wowe, you can come uzaza and share the throne with me. wicare ku ntebe nicayeho. That's powerful. I love that. Ayo magambo ndayakunda cyane. That's why the Bible says, man that is in honor, Nyuma Bibiliya ivuga ngo umuntu uri man that is so valuable and honored by God, umuntu w'icyubahiro, umuntu wemewe n'Imana. so much so that he would lay down his life to restore us back into his image. Sorry? So honored by God, umuntu wemewe n'Imana, so valuable to him, akaba afite agaciro maso y'Imana, that he would lay down his own life, sacrifice himself, bigatuma Imana ubwayo yemera gutanga ubugingo bwayo to pay the price for our sins, kugira ngo yishyure ikiguzi cy'ibyaha byacu, so that we might partake kugira ngo natwe tugire of his eternal life. ubugingo buhoraho. If we don't understand this honor niba tudasobanukiwe icyo cyubahiro and live ourselves like honor, live our lives maze ngo twemere kubona imibereho like honorable men and women, imibereho y'abantu bafite icyubahiro, abagore n'abagabo bafite icyubahiro, then we'll perish like beasts. icyo gihe nitwanga kubaho gutyo tuzaba nk'inyamaswa zipfa. This is why the Bible tells us, this is my final scripture for this evening, I think so. iyi ni impamvu Bibiliya ivuga gutya. Ngiye gusoresha iri somo 1 Corinthians chapter 10, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10, look at verse 31. urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 21. The Bible, 31 or 21? First Corinthians 10 verse 31. Okay, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31. It says there, aravuga ngo whether therefore ye eat, kandi namwe let me read it the way it is. Sure. whether therefore ye eat namwe iyo murya or drink cyangwa munywa or whatsoever ye do, cyangwa mukora ikindi kintu cyose, do it all to the glory of God. mujye mukorera byose guhimbaza Imana. That's why we're having these meetings, niyo mpamvu dufite aya materaniro, so that we might understand ni ukugira dusobanukirwe ngo that God has a special plan and purpose for ni us, ukugira dusobanukirwe yuko Imana ifite umugambi wihariye kandi utangaje and kuri he has twe, given us instruction kandi tubonye ko Imana yaduhaye as to how we itegeko are to take care of these bodies byerekana uko tugomba kwita ku mibiri that have yacu, been fearfully and kuko wonderfully iyi made. mibiri yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. And when health none mu gihe ubuzima is compromised butitaweho because of disease, kubera indwara, because the fact of the matter is, cyangwa kubera ko we can do all the right things. We can do all the right things. tukabona ko nta kintu na kimwe dushobora gukora gikwiriye, We can eat the right way. We can eat properly. try to make it go ahead, start again. We can do all the right things. Okay, dushobora gukora ibintu byose. We can eat correctly. dushobora kurya neza. We can get daily exercise. dushobora gukora imyitozo We ngororamubiri buri can munsi. drink the proper amounts of dushobora water. kunywa amazi We ahagije. can get the proper amounts of rest. dushobora kuruhuka bihagije. But because we're living in a sinful world, ariko kubera ko turiho mu isi y'icyaha, we are still prone. turacyari We are still susceptible. We are still open turacyafite amahirwe to the possibility yuko of being infected dushobora by disease. kugerwaho n'indwara. And God says, okay, ariko Imana iravuga ngo when okay, these things happen, ibi bintu nibikugeraho, I have things that I have placed in creation mfite ibintu nashyize naremye, that if you use them intelligently, kandi ibyo biremwa nubikoresha nk'uko bikwiriye, it can help to restore your health. nubwo waba urwaye bizongera bitume umererwa neza. Amen? Amen.
And so that is the information that we're seeking to share with you. aya niyo makuru twifuza gusangira How you nawe, can experience health, uko tubasha kubaho neza both physically mu mubiri, and even most importantly, ariko cyane cyane spiritually, mu mwuka, because you're special in the sight of God. kuko muraba agaciro maso y'Imana. Amen? Amen. Okay, wonderful. God bless you. Imana umugisha. Would you say a word of prayer with me? Reka dufatanye gusenga. Father in heaven, we thank you, Lord, for the blessing of your word. We thank you for making us in your likeness and in your image. We thank you that you would honor us, that we have been made to reflect the beauty of your lovely character. And we thank you, Lord, that you have placed within creation things that are inexpensive and effective, that can not only bring healing, but they don't leave bad residual effects. They don't have side effects. We don't have to worry about these bad side effects, because whatever you give, Lord, is good. Amen. And so as we continue to learn this evening, bless us to understand, to retain what we will learn, and of course, Lord, apply it and share it. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much. Koze.